Ijambo ry'Imana dusomye ni ijambo rivuga hejuru y'ibirwanya abantu, hejuru y'urusaku abantu bahura narwo, ariko hejuru y'urwo rusaku dusanze hari imbaraga z'Imana. Birashoboka cyane ko waba ufite ibintu ubona biri hejuru yawe ndetse bigusakuriza, umuyaga ari umuyaga, ariko ndakubwira ngo hejuru y'ibikomeye, hejuru y'amajwi asuma, hejuru y'abagusakuriza, hejuru y'intambara, hejuru y'ibibazo, hejuru y'ibyifuzo byananiwe no gusubizwa, hejuru y'amarira, hejuru y'umuborogo, hejuru y'intambamyi nyinshi, hari imbaraga z'Imana. Imana iri hejuru yacu ibirusha imbaraga. Imana wizeye, Imana niringiye, Imana niyegamije, iri hejuru byose kandi birusha imbaraga. Imana nihabwa icyubahiro. Rimwe abigishwa ba Yesu bari kumwe na Yesu ngo bari mu bwato. Bibiliya itubwira ko barimo bagenda bashaka komoka hakurya. Umuyaga ngo babana mwinshi ariwo muhengeri, niko biri bivuga ngo ariko ubwabo bagerageza gukoresha imbaraga zabo, baragashya bakora iyo bwabaga bagamije kugira ute kwigeza hakurya, ariko ngo bibabanye ikibazo kubera ko umuyaga wari mwinshi, byabaye intambara, byabaye ibibazo bikomeye, ngo bagera ubwo bananirwa, imbaraga zabo zirarangira. Hari igihe imbaraga z'abantu zirangira, yewe hari igihe imbaraga z'abantu zishira, yemwe hari igihe imbaraga z'abantu zimera nk'izitakihari. Ariko nubona imbaraga zawe zirangiye, nubona imbaraga zawe zidahari, nubona imbaraga zawe ntacyo wazikoresha, uze wibuka ko hejuru y'imbaraga z'abantu hari imbaraga z'Imana. Nubona hari ibintu bikomeye bigoye, ujye wibuka ko hejuru y'ibikugoye hari Imana itanga urufunguzo. Ibyari bimeze nk'ibigoye umuntu bikagaragara bibaye ibintu bishoboka imbere y'Imana. Umuririmbyi yavuze ngo ibidashobokera abantu imbere y'Imana birashoboka, kandi ni nk'ubufindo. Imana ishimwe. Ngo bibuka neza yuko bari kumwe na Yesu. Yesu hari igihe aceceka turi kumwe mu bwato. Yesu hari igihe aceceka kandi tubana umunsi ku wundi. Yesu hari igihe amera nk'uwasinziriye, agamije gusa ngo umukangure, umubwire ikibazo ufite, umubwire n'igitumye uhangayika umutima, umubwire n'igitumye uhagarika umutima, n'igitumye udasinzira. Yesu arahari ku bwawe, Yesu arahari ku bwanjye. Benshi tugira Yesu wo ku munwa, ariko ntitumugireho umutima, tugahura n'intambara zikomeye, kandi dufite umwami w'abami uruhura barushye n'abaremerewe, uwavuze ngo uzazi iwanjye agakomanga, ngo nzumva ijwi rye maze mukingurire. Tukabera nk'abantu badafite Kristo muri twebwe, tugahura n'intambara zitandukanye. Ariko uyu mwanya ndakubwira ngo utekereze Yesu, aba ari ureba muri uyu mwanya, aya masaha ashira amasaha y'igicamunsi, uvuge ngo Yesu namenye ntari bunyemerere yuko ndi buhana n'ibi bibazo, ndi buhana n'aka gahinda. Intambara zibaho, ibibazo bibaho, ariko turashima Yesu witanze ku musaraba kugira ngo tubeho. Iri jambo twasomye ijambo riri muri Zaburi. Iyi Zaburi iranezeza cyane, iravuga hejuru y'uburyo ivuga imbaraga za Yesu. Uwiteka ari ku ngoma, ngo yambaye icyubahiro, Uwiteka arambaye yikenyeje imbaraga. Hari igihe tubana n'abantu bambaye ariko batambaye icyubahiro, hari igihe tubana n'abantu bambaye icyubahiro ariko kitakenyezwe n'imbaraga, hari igihe tubana n'abantu bakenyeje n'izo mbaraga ariko imbaraga zabo hari aho zitagera. Ariko Yesu Kristo yambaye icyubahiro kandi yambaye n'imbaraga, kandi isi irakomeye ntibasha kunyeganyega. Imana ihimbazwe cyane. Kristo dufite ni umunyembaraga, Kristo dufite ni umunyacyubahiro, Kristo dufite arategeka, Kristo dufite ararema. Icyananiye isi Yesu aragishoboye, icyananiye abakomeye Yesu aragishoboye. Imana ihimbazwe. Hari umuririmbyi yavuze ngo byananiye abakomeye, byananiye abanyabwenge, byananiye ngo Yesu inshuti yacu yo ngo irabishoboye.
nshuti yanjye, Kristo arabishoboye. Murongo wa 4 wavuze ngo amajwi y'amazi menshi, ngo umuraba ukomeye w'inyanja, ngo Uwiteka uri hejuru, ngo abirusha imbaraga. Birashoboka ko hari umuyaga, birashoboka ko hari ibintu gihorera nk'amazi, birashoboka ko amajwi ashobora kuba yarabaye menshi ndetse atabasha no gutuma twumva ibikorerwa hirya n'ibivugirwa hirya. Ariko ndakubwiza ukuri, nubwo bimeze gutyo, nubwo umuyaga ari umuyaga, nubwo bizasuma gute, nubwo umuhengeri waba umuhengeri, ndakubwiza ukuri, kuba twisunze Kristo, kuba ariwe dushinzemo imizi, kuba ariwe turi kugenderamo, kuba ariwe duhagazemo, nta soni dufite. Imana ishimwe, ntabwo tuzapfa gupfa, ntabwo tuzapfa gupfa, nubwo bizagenda uko byagenda kose. Turashima izina rya Yesu, turashima imbaraga za Yesu, turashima urukundo rwa Yesu. Imana ihimbazwe, turashima icyubahiro cya Yesu. Ni Yesu witanze ku musaraba, lelasika teopelestance. Niwe twizeye, niwe uzakora imirimo, niwe uzahirika isi, niwe uzakoza Satani isoni ku mugaragaro izuba riva. Birashoboka mwene data, twese turi hano turi gusenga, ariko birashoboka yuko waba ubona hari ibigusakuriza. Haleluya. Amajwi ari menshi, umuraba ukomeye uri imbere yawe, ariko uyu munsi wongere wizere, wongere ushima Imana yuko Kristo uri hejuru, abirusha imbaraga. Hari iby'Imana irushije imbaraga mu buzima bwawe, hari iby'Imana irushije imbaraga mu mitima wawe, hari iby'Imana irushije imbaraga mu rugo rwawe, hari iby'Imana irushije imbaraga mu rushako rwawe, hari iby'Imana irushije imbaraga mu buzima bwawe. Hari ibyari bigaragara nk'ibiturushije imbaraga, hari ibyari bigaragaye nk'ibidusumbuwe, hari ibyari bigaragaye nk'ibitunanije, hari ibyari bigaragaye nk'ibitunesheje, hari ibyari bigaragaye nk'ibidutsinze, ariko Uwiteka uhimbazwe kuko birusha imbaraga. Wongera uzamura icyubahiro cy'Imana, uvuge ngo ndaguhimbaza yuko hari ibyo urusha imbaraga, yuko niba birushije imbaraga. Wongera utunge icyifuzo cyawe, wongera usenge amasengesho yawe, wongere werekeze icyifuzo cyawe ku Mana, uyishimira, uyibwira ngo ndagushimiye yuko niba birushije imbaraga, ibyo bikunaniye ushima Imana ko birushije imbaraga, ibyo byari byarananiranye wongera uvuge ngo Mana uhabwe icyubahiro yuko birusha imbaraga. Uyu munsi ni umunsi w'amashimwe, aba umunsi w'icyubahiro, uba umunsi wo kunezerwa, uba umunsi wo kuvuga imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Haleluya. Uba umunsi udasanzwe ku buzima bwawe, uvuge ngo wa majwi we, wa majwi w'indwara we, wa majwi y'ibigeragezo we, wa majwi y'ibibazo we, wa majwi w'inzira zafunze we, wa majwi we, ndakwilestance tekito belestai, ndakutongera mu mbaraga z'Imana. Hari Imana ivuganye nanjye yuko irushije imbaraga ayo majwi, yuko irushije imbaraga ibyo bitero, yuko irushije imbaraga izo ntambara, yuko irushije imbaraga izo gahunda zose zateguwe. Imana ishimwe. Muri ibyo yanezerewe arandika aravuga ngo izo ntambara ureba, izo ngorane ureba, ibyo bibazo ureba, izo nyamaswa ureba, aravuga ngo biraziritse, ngo uhumure witinya. Hari ibintu biziritse, hari ibintu bitagifite imbaraga ku buzima bwawe, hari ibintu bitagifite ubasha ku buzima bwawe, kuko izo ntambara ureba ziraziritse, ibyo bibazo ubona biraziritse, izo nyamaswa ubona ziraziritse, izo ntare ureba ziraziritse. Uhumure witinya, kuko hari Imana ifite imbaraga, hari Imana itabara, hari Imana ikiza. Izo ngorane ureba ziraziritse, nimuhumure mwitinya we. Iyo bibazo ureba biraziritse, nimuhumure mwitinya we. Izo ngorane ureba ziraziritse, nimuhumure mwitinya. Ibyo bibazo ureba biraziritse, nimuhumure mwitinya. Imana ihimbazwe yuko hari ibintu biziritse ku buzima bwawe, hari ibintu Imana ifashe mpiri ku buzima bwawe, hari amajwi Imana ifashe mpiri ku buzima bwawe.
uhumure muri uyu munsi, uhumure kuri uyu munota, uhumure muri iyi saha. Nshuti z'umusaraba, uhabwe ihumure n'Uwiteka, uhabwe ihumure n'igihugu cy'ijuru. Wumve yuko hari iby'Imana yaziritse, wumve ko hari iby'Imana penesika tribonema lasilo denestai shalabelezegenefo. Imana ihimbazwe, kora imirimo n'ibitangaza kuri twe, utwiyereke Mana, kandi twishimishe ibyishimo bingana n'igihe tumaze tubabaye. Ijambo ry'Imana rituganze, imbaraga z'Imana ziganze kuri twe twese. Twakire ubutsinzi mu ijambo ry'Imana. Ushimire Imana hera hayo, ushimire Imana igisanzure ryayo, ushimire Imana ry'imirimo n'ibitangaza yakoze. Uvuge ngo ndagushimiye kubw'umugambi wa mwiza udufiteho. Ushimwe ko hari amajwi ucecekesheje, ushimwe ko hari iby'Imana icecekesheje. Uhimbazwe, utanga ituro ry'ishimwe. Ushima Imana, uyishime, urambura amaboko, ujye mu ikanisa ryawe, ujye mu ishengero ryawe. Ushimire Imana ko hari amajwi acecetse ku buzima bwawe. Imana ya Isiraheli ije gukora imirimo n'ibitangaza. Reka dusenge dusoza tuvuga ngo ushimwe ko hari ibyo ucecekesheje ku buzima bwacu. Urakoze Mana ko hari ibyo ucecekesheje. Urakoze Mana ko hari amajwi ufashe impiri, hari ibitero ukubise hasi, hari imbaraga umaze imbaraga, hari ibitero ufashe. Turashima imbaraga zawe, turashima umusaraba wawe, turashima yamva nziza, ariko cyane ngo turashima Umwami Yesu. Rero ukomera, rero uganze, rero utegeke. Ineza yawe n'urukundo rwawe Mana rukomeze kuganza ku buzima bwacu, uhereye none ukagiteka ryose. Ganza kandi utegeke hagati muri twebwe, ushake n'ubushobozi bwawe bube kuri twebwe. Cyubahiro cy'Uwiteka telasika tribonema kigaragare kuri twe. Tweretse yuko uri